Se Jamie bite ni byiza wambaye nete none watangiye kwiyemera kumva wese nete je nazo n'urugamba biba bitangaje kwibikira ukaza no kuri kamera ucyambaye sinzi niba ari njye udashobotse cyangwa abahungu duhura ari badashobotse ejo bundi twakoze ikiganiro ndi mu rukundo rukomeye ubundi singo Zita winanirwe Kana nta mutamiro kabisa sanibuka amagambo yabwiye karisha Zita ahubwo sinzovu yanyemera cyangwa ashangunda nzovu ariko ngo maboko atareshya naramukanya kandi ariko okay ndi umufana wa nzovu ariko nkunda yaka shangunda yakabyatanye umuntu twese Sky2 yagiye aturira umwanya Sky2 niyo tumye tafite ari nawe yishe concert nawe baravuga ngo nawe yishe concert ubundi papa cyangwa ararenga ndirimbo yishe uvuga gute ko umuntu yishe indirimbo ari hit bamwita ikinege cya hip hop urumva ukivuga ngo hip hop mu Rwanda mbakubwira ikinege uno wa mbere wa kabiri agakurikiraho umuvandimwe we Ben kabisa uzuko narebye why are you gay umuhungu anamuhana uduciri bro uri kumva ibi ngibi ni kwa kundi ubona wenda nk'umubire afite ibiceri sibyo noneho ukabona akuryamye umunsi ejo arongeye akano ko kumuryama nuko njye nabitekereje kuko ibi bintu akwiye message warayisomye none ibaze kujya gushyira hanze guri video nese wumvaga ari bumwange wumvaga wibugende nyine hari abantu babumva sinzi ako Zita ibaze nk'ungu ubyutse mu gitondo ugasanga gahunda yawe iri hanze Jiwa ariko umwe mu bakobwa bagire wanjye bakubwira mfite akantu k'agapubiri kira mutuntu tw'igikoko ukinjira iwanjye telefone ishyiramo aho ngaho reka nkwifurize kugira ibihe byiza cyane uri hatandukanye ukurikirana ibiganiro bya Leya Entertainment nizere kumeze neza cyane igihe nitwa Leandro niyo mugabo cyangwa se kunyite no head aho uri hatandukanye ndagushimira wowe wakoze subscribe uri hanze Rwanda uri mu Rwanda ndetse nawe usakaza ibiganiro byacu ni by'agaciro cyane by'umwihariko abakunda ibiganiro byacu muri abagaciro cyane abantu bicaye imbere yanjye na abantu babiri ni inshuti zanjye ariko ntago bajya bumvikana ubuzima bwabo dore kuno barebana bizagenda bite kugira ngo Zita na Jamila bahuze duhuza mu bijyanye n'iki se Jamila bite ni byiza wambaye nete none watangiye kwiyemera kumva wese nete je nazo n'urugamba biba bitangaje kwibikira ukaza no kuri kamera ucyambaye izi nete ni z'amaso ni iz'igifu ameze nabi twe zambike igifu rero nzi ko zambitse amaso biterwa nane igifu cyawe kiba aho we icyawe kiri ku maso aho ngaha ni ku gifu aho ngaha ni mu maso sinzana nino icyawe kiri ku maso no ariko ufite gitoya no igifu cyanjye ni iki amaso yanjye araha ise kingana gite buriya hasi Zita kandi uri kukibona aka kanya kandi ariko ni kinini yego cyane cyajyamo ngo dubone ikintu dutatu ahubwo se Zita urabona igifu cye cyawe cyajyamo ngo dubone ikintu dutatu ndupanashi uduscore n'iki n'iki we akoma kandi mwana Zita utangiye kuzana ibya Heineken twe twarabyibagiwe we nyine mu gifu yango mu dubone ikintu dutatu n'udupanashi n'uduscore twajyamo se Jamila aka kanya bigenze bite kugira ngo Zita guhinduke urukundo ndimo ntabwo binyemerera kuvuga kuri ibyo bintu Jamila ndahamya neza ko nta rukundo ugira Leya nako nta nubwo reka mbwira abantu bakurikiye Leya Entertainment sinzi niba ari njye udashobotse cyangwa abahungu duhura ari badashobotse ejo bundi twakoze ikiganiro ndi mu rukundo rukomeye ubundi singo none nakuzaniye Zita winanirwe Kana nta mutamiro kabisa sanibuka amagambo yabwiye karisha Zita yakubwiye ngo ikize yo bundi mu buzima busanzwe ngirira crush baby ifite ubwoya ntabwo afite noneho ikindi kintu nzi ni uko ukunda nyasha big boy n'agafesi gatoya mu bintu bitatu afitemo kimwe n'agafesi gatoya uriya mwana mwihakaneze hano kuri kamera uzamugure ndamwihakanye mabibiri wakoze iki
yegora bibiri nzamugura cyagumana njye umva njye inshuti zanjye zigurisha kuri make byagenze bite se bagusha byagenze bite njye mba ndi gufata komisiyo Zita ikaze hano kuri Rare Entertainment bana byari bibaye miss urakoze cyane umeze neza se shima Imana n'abantu bakeye abo muri abo bakiya se byibura harimo nk'abangahe bari muri iki gihugu muri iki gihugu eh muri iki gihugu yo ndishimira aba diaspora nibo bakanda kanyenyeri ariko igihugu nta kintu ariko uranyibukije Zita hari inkuru nziza imeze itari yo kuntu nawe ugiye kugenda kagira inkuru n'umuntu wo kuzibona urebye akantu ko kugenda nawe ngo ugiye kuba ntuzirakiza mbese naje hano nkamba kamba nawe ugiye kuba ntuzirakiza Imana irakiza ariko Imana irakiza bro igakura ku cyavu cyane n'ingoma reka dusuhuze aba diaspora mwese muri hatandukanye mukunda ibiganiro byacu abenshi tubona amakomantere reka nsuhuze umuntu bita Gilles n'umuntu ukunda ibiganiro byacu cyane by'umwihariko akunda Jamil njye naratumitse dore ukuntu Jamil yahise ndeba unakunze Jamil urukundo rwe narwimurira ahandi kubera iki se kandi nta muntu umurimo kanye Jamil umva ukuntu watuma ubura isoko byiza nuko warukunda igihugu ntibagukunde ariko nabwiye nta n'umutamiro urimo muranze oya iby'umutamiro we bireke iby'umutamiro bishyire ku ruhande gusa kandi ndabirangiza ariko nabeshye mbona Jamil yaberana na Nzovu ahubwo si Nzovu yanyemera cyakora shankunda Nzovu ariko ngo maboko atareshya ntaramukanya kandi ariko okay ndi umufana wa Nzovu ariko nkunda yaka shankunda yaka byatanye noneho ubu no gufatisha yaka biragoye amakuru mfite yamanutse yagiye hehe ari hepfo hari igisenyi ku mazi yariye yazi none se ko ngo najye tubwira ngo kera ngo ari umurwanyi ariko ntabwo njya mbyemera ntabwo uzwa n'iki oya ese ubundi uramuzi amaso ku maso ndamuzi ejo twahuriye kwa Nuza kwa Clapton yatera isekuru biriya nyine babyita guteramo ari amapeti muyambarira mu kabari biriya ni sasa afite muri kwiga urugamba rwo rumugenzi oya sha nuzo ruzi ko ari urukingo nari nzi ko ari urukingo ndamuzi agenda neza uriya oya ka ndamuzi agenda neza cyane noneho ari ukuntu bara batipe bankorera umunsi we na Nzovu ubundi hari umuntu wambwiye ngo arashaka ko nzajya mbatumira nanjye kuri Rare Entertainment ariko ngomba kuzajya mbazana pe kuko bari fani yicanira gabura kabisa njyewe ntabwo ndi mu bantu bashyigikiye ko uzazana Nzovu na Yaka kuri Rare kubera iki niba abantu njyewe ninjye ku giti cyanjye none ubwo tugiye kuzareba ese cano ni yawe tugiye kureba kandi uvuze ko nabishyigikiye nk'umuntu wigendera ariko umunsi nanjye ko ndahari so tugiye kurekire buretse urikore cyangwa ukorera abantu nkorera abantu ariko ndikorera baraje babitubwira tuzareba oya yakagomba kuza none kigiye kuba Yaka na Nzovu bagomba kuza bagomba kuza bakagariza abanyarwanda nukuri kwimara bakatubwira ukuntu akase ikibazo bazavuga ngo canira gabura nta biryo tutatetse bako se tujya turya hanga turarya cyakora wa mugari tuzacanira gabura canira gabura ariko ntabeshye umuntu avuga kwica ni gabura niba yababeshye niba yabatabeshye ariko abantu bakakora byonyine barigaragaza bro ntago murya yazi ngaho nyumva mu karitasi babiri nzi nabasa nk'abatanyarwa wenda jamina mu representative ko wenda turi banyama yarwoye wenda ntago mfite inda nk'iyakasuku witonze ubu se yakakagenda avuga ngo cano ziragabura katariyongera ibi yegora ariko uzarebe nyiri cano iyihe cano se kagenda kwenye arira kuri wa mipango niba nyine nyamara polisi wa mipango se niwo gabura imiyembe buriya wa mipango ntarya ihene yose mwana wa mipango ntiyarya ihene yose ni umuryi mwiza ariko akaba n'umukozi mwiza ariko hari umukecuru yavuze ngo iriya nda ntabwo yatuma gahunda ikorwa neza gahunda sirinjiza gahunda ntabwo yinjiza yamubwiye ngo tese iyo ndubona yatuma aricyo wimarira ubu ntabwo ukinjiza gahunda arabo yinjirije nyine amakuru mfite nuko na Zita nayo inda iri ku kabaka ya kasuku ariko nta mukene utungira wicare mubizi no n'indi mitungo cyakora nta mukene cyokora nk'uyu yayitunga inda yihese ufite iyi urebaye gutera bigakunda yose yafata ye ntabwo yabura bahita bavuga ngo there is not enough space ariko uri umudemo biko numva ukurasa imbogo there is not enough space English is not a first language uretse igifu cyanjye kiba hano ubwo nenda ari umutipe babwiye kuvuga laptop avuga laptop nzi by'ubundi wapi bavuga laptop ntabwo ari laptop
bavuga laptop. bwira zitabisubira oya mbabari ibyo n'ibimura No undi baramubwira ngo navuge ngo entertainment biramunanira. Ubwo nanjye hari igihe cyo kuvuga nk'ijambo ugasobwa. Neza ntago urawa kurasa imbogo ugasobwa. Gusobwa neza iryo jambo uvuze ryo gusobwa na mudasobwa bihuriraye kuko byose bijya guhura. Mudasobwa urumva ntago isobwa kandi yemba nasobwe. nyine we nayo mugahurira ko mujya ibintu. Umuntu akora mudasobwa. Mwakoze cyane kuza. Jamie biretse ikiganiro ntabwo kiratangira. Zita cyanarangira. Mva kandi. Cheers. Ese Zita kudakora umuziki mwana? Kudakora umuziki. Ushingira kukivuga ko nakora. Afite indirimbo nshyashya. Ushingira indirimbo nshyashya se. Umuziki ushingira kuki? Umva nkubwira impamvu ndivuga kutawukora. Nturi umuraperi? Yego. Ko nakubonye mu gitaramo cy'abaraperi. Uri siri ko ntari ndi. Wari uri ko ntabwo ari kuri line up yo kuririmba. Ntabwo twari kuri line up ariko twari turi surprise. Urumva rero kujyaho imbere ya Tafuke gato. Biza kuba ngombwa ko nabo batahageze rero. Urumva ntabwo nanyine. Ese mwana ndibutse mbwira. Tafu ngo byabagendekeye bite ubundi kugira ngo bataririmba. Bya bintu rero byaradushobeye. Ariko reka mbize ukuri. Umuntu twa Sky2 yagiye aturira umwanya Sky2 niyo tumye Tafu itaririmba. Ayo Sky2 taravuze ngo yabwiye papa cyangwa ngo yishe indirimbo y'abandi iriya ngo none nawe yishe concert. Nawe baravuga ngo nawe yishe concert. Ubundi papa cyangwa ararenga. Indirimbo yishe. Uvuga gute ko umuntu yishe indirimbo ari hit? Akaba imaze kujya miliyoni 2 na. Ntabwo yishe indirimbo ko yarahitinze. Ahubwo yarayiryoheye. Ariko ngo Sky2 nawe yagiye kuri stage ari tapagura koko. Yego ko ntacyo atakoze. Reka mugire inama. Biriya bintu nabireke. Oya Zita biretse. Iki Sky2 ave mu muziki? Subunda urimo? Yego yes. Simupiki. Mupiki. Ntacyo dupfana nicyo dupfana. Zita ko tugeze kuri Sky2 karakara none mujye mundebe. Yatwiciye show yaraduhemukiye yego rata. Yatwiciye show kabisa Sky. Jamie muturishe ko n'ubundi ngo abagore ku isi bafite akamaro utumaro tubiri ari utumaro n'akamaro. Ndi kumva. Bigenze bite? Utumira mu diaspora nyine ngo bakaba gute twabipfa. Baravuga ngo akamaro k'abagore ku isi icyambere ni uguturisha umugabo mu gihe yasaze no gusaza umugabo igihe atuje. Ibyo niko abantu babivugana. Niba rizo nshingano z'umugore uyu ni umugore. Uyu yarabyujuje kabisa. Ase kukizitanzira. Azira ko witurije aragusaza mu buzima. None se Zita ukurikije impamvu ngiye kwibanda kuri Zita nuko urumva uri umuhanzi kandi uri umuhanzi wa hip hop ariko ngiye reka mvuge ngo igitaramo bwa mbere cyarapfuye gipfa kigomba kubera kuri Canal Olympia. Byicikwa nuko imvura ibintu nk'ibyo location arabyumva bakimura n'undi munsi mu gihe kiba bigaragara nk'akavuyo. Ubona baraperi bazajya ku murongo turetse kubeshya. Nta kavuyo kabonetsemo. Ayo kataboneka muzi. Kavuyo ni iki kuri wowe? Nese za stage zari zipanze. Nese ni umuntu agomba kujya kuri stage saa 4 cyangwa saa 3 akaza saa 4 saa 5 saa ngapi bakageraho banabongeza amasaha urumva atari akavuyo. None se ikirori cy'abaraperi nicyo cyo nyine wumvisemo ikibazo technique para ntawe bitabo. Zita. None se kamwereke. Mugafata ibintu by'umuziki bitagenda neza byose mutere umushyire kuri hip hop. Zita kamwereke. Reka tuvugishe ukuri kadufata ibitaramo bitatu byabayemo cyangwa hip hop ni njya muri rusange. Hip hop yagiye ni ukuvuga ngo ngewe icyo mvuga ni iki sibyo? Niba biteguye inshuro zigeze muri 2 bifailing uribuka Trapish concert yagomba kubera kwirebera still nyine ira failing nyine harimo ibintu byo kuvuga ngo abaraperi n'abantu bashoboye nge nabizereramo cyane wowe urabizi ariko usanga inshuro nyinshi bagerageje gutegura ibintu byabo usanga ari ibintu nyine bitari ku murongo n'ukubera iki ikiraro ni cyo technique ntago nabivuga nk'umuntu wabiteguraga ahubwo ndabivuga nk'umuntu wari uhari wabirebaga mu by'ukuri ari ukuntu bari bipanze bavuga ngo harabanzuye hakurikireho uyu noneho wa muntu yagera kuri stage abakunzi bakamubana ibamba ntibemere ko hava mu gihe banze ko hava rero akari indirimbo zirenga 1 2 3 amasaha akadufata burya ngo umwanzi w'ibyiza ariko rero nanone buretse nkwereke ibyo bintu urabona byabaye muri arena kuko hari umuntu ubushinzwe backstage sibyo hari umuntu ubushinzwe abahanzi by'umwihariko atashinzwe backstage ariko ashinzwe abahanzi hari ushinzwe stage
umuntu wese ujya kuri stage abanza guca, reka nguheze nk'urugero dufate Tibo na Noza na Shami. Shami ry'abashinzwe backstage cyangwa se ashinzwe stage management. Yego. Niba baguha iminota 10, iyo minota 10 aba ari yawe. Iyo nyine ushaka kwirenza baragukupira, hakaza n'umubounce bati buvuye kuri stage. Ibyo akenshi bibaho no muri arena. Sibyo gashoboka ko baraperi ahubwo wateguye niwateguye nabi nibishyira ku baraperi turera bibaza kuvuga ngo ariko nabo baravuga ngo umubyinnyi mwiza amenya igihe cyo kuvira kuri stage. Niba uri umuraperi nka Sky2 ukajya kuri stage ukanga kuyivaho, urumva atari ikibazo. Ikibazo no biteguye nabi kuko inshingano z'umuhanzi umuziki uraryoha, umuziki n'ubuzima. Ahari bo bayumva aririmba zose. Ariko hari umuntu nkuko ubyivugiye kumbwira ngo vaho hajye mugenzi wawe, uwo muntu araza akamukuraho akajyaho undi. Niba umuntu atarabayeho rero ikosa ntabwo ari ry'abaraperi, ni ryo wateguye igitaramo nabi. Ariko namwe mega stage y'abandi stage y'abandi 15 wabuze. Hari umuraperi wabuze hari batabura. Wabuze ndi Bulldog yose yarahari. Bulldog kuba atarahari sundi akabazo ni kawa. Ubwo waruje ko nabizi. Waruje kumbwira atavuye kandi bari bahari. Ariko ngo yararwaye inusa. We yaje kurwara byo ashobora kubyuka yararwaye. Ashobora no kubyuka saraye kandi akoreshejwe yaza gukora iki? Ko atari umubyini ngo arabyina. Ikibazo cyari kuba iyo mubura baraperi. Erega ntabwo uri kumva ikibazo ahantu kiri. Reka dufate ko abantu bateguye batari organize. None se kukina n'abaraperi ubwabo batari organize. Oye kandi atari bo. Wabonye abantu bagiye kuri stage abenshi ntabwo bapanzwe ko bari bujye kuri stage. Sibyo? None se baraperi no bipangiye show cyangwa bari mu kazi. Urumva ashobora kurya iramuryohana agengo igahita izamuka. Ariko nagusobanurira ngo umuziki uraryoha kandi umuziki n'ubuzima. Umuhanzi wese ahari aba yumva yari indirimbo zose akazimara. Kuko apari yo kuba ari akazi ari gukora ibintu akunze. Ibintu ukunze ugomba kubikora kugeza ku rwego bakubwira ngo buvuye kubera ko urukundo rufitiye ntabwo rwatuma we ahikura. Hahandi umuntu bimurenga yareba abantu agafata amazi kubera ko anyotewe umutima watse nabo bakayabaha ngo banyweho. Wakiriye ute kubona Racine, Mr Kagame, uretse nibuke n'abandi batari kuri line up ya afishe. Ubwo abo nibutse nabo ngabo mu buryo bwihuse. Mr Kagame na Racine. Mr Kagame ntabwo ari mu gihugu. Yarahari. Ntabwo yarahari. Mr Kagame ntabwo yarahari. Ngenda bikubwira nk'umuntu ubizi. Uwo tunamuveho. Cyangwa umuntu wabyize. Bana kubizi mbizi. Umuntu tugezeho rero ni Racine. Kuboneka muri kiriya gitaramo kwa Racine biragoranye cyane. Kubera iki? Racine ni umuraperi mwiza cyane. Wandika neza w'umuhanga. Ariko yagize atya mu mabyiruka yiwe. Avanga ibintu aravangitiranye. Ndagutumye ugende wumva indirimbo yitwa Imizi Rwanda Nsifa. Aho yeruye mu kanwa ke mu nyandiko ye ikaramu ye kuri mic akavuga ko icyiciro cya TAF ari cy'abahanya. Ubwo we yaba ari iki? None se nanjye kangubaze ko tuzi ko hip hop ari kudisinga. Niba yaradisinze ntuza TAF bagombye kumusubiza no mu mirongo. Ubundi bavuga ko uretse nkwereke zita none se nanjye kamubwire Bifeso w'i Burundi ntiyadisinze abanyarwanda. None se kuki batinye kumudisinga? Bifeso ni umuntu ki mu Burundi? Ni umuraperi wa Danje. Bien sûr. None kuki abadanje mu Rwanda batamusubije? Kuki abaraperi mu Rwanda badanje batamusubije? Ngo iyo ututse umuntu ntagusubizwa wituka. Oyi ahubwo baramutinye. Ni ukuri kw'Imana. None se Bulldog kuki buretse nkwereke. Bundi bavuga ko hip hop ni babyita ko n'aba MC. Ujya hara nyine ugatanga imirongo yawe. So niba yaratanze imirongo ye akaba disinga indirimbo yabagezeho. Kuki batari kujyana muri studio nabo nyine bakamudisinga. Urumva se bataragize ubwoba. Abaye byayo ningo buri mbwa sitambutse ntiwayitera ibuye. Oya. Oya niko gahunda imeze. Nukuvuga kudisinga bo bangana. Oya none se imbwa ninde? Uretse imbwa ninde we ninde? N'urugero rwa ariko Racine yararengere kudisinga TAF bro. Kudisinga TAF ni ibintu bitakabayeho. Wakabaye bareka bo ubwabo na generation zingana bakagira ibyo baganira. Buriya rero nkuko kuri bifu bano bapeti batoya ntinde nyitindaho babangana. None se wabonye uyampana atavuga ati ngiye ntago melody muzi. Biriya bintu byo ko yampana avuze ko atazi Bruce Melody. Biraryoshye. Aha. Melody nani yaje nyuma akavuga ati nari. Oya. Ni byiza cyane ni somo. Melody ari kumva uburibwe n'umutima yarishije The Ben. Uri umugome. Wewe ntabwo umugome. Ndi kuvuga uko mbyumva. Ura gufata Bruce Melody ukamugereranya na The Ben. Ibyo bikavaho. Ugatfata ya mpano ukamugereranya na Bruce. Ubu uri kuvuga ngo The Ben igisebe cyawe reka cyomorwe
na Brice abyumve bura Brice nari kubyumva uburibwe Brice yagize uriya mwana avuga ngo mwe uburibwe The Ben yagize uri kumugeranya na Brice ubundi Ben ntabwo yakabaye umuntu ugira ngo n'undi wamugeranya na kubigeze umuhanzi kumugeranya n'abandi be ikintu kimwe ngiyewe ndi umukunzi wa The Ben nkaba umufana wa Brice ubwo hari umuntu utazi kwitandukanya ndashaka mbasobanurire ngiyewe na Brice mu bihe byatambutse twara abafana ba Ben mwana ngiye na Brice mbere twara abafana ba The Ben mu bihe byatambutse none se urumva na mwara abafana wahindutse umukunzi The Ben agabanya gukora Brice mu gihe Ben yarahuze Brice arahuguka hita mpindukira mu mufana mu gihe rero ndi gufana hari urukundo bambitsemo kera bankundisha uyu muziki bankundisha iyo njyana bankundisha izo lyrics ruracyahari urukundo rwanjye kuri The Ben niyo yareka gukora music akaba pastor nabo muyoboke kubera ko mukunda bisobanuye ko rero umuntu ugufana Brice yaretse kuririmba nta fana y'amano dore ko ari no bari ku rugero rumwe natumye gufana y'amano kandi imihanda ntago izagukunda abafana ba Brice barakwataka abafana ba Brice turi inshuti ubu ndi umufana wa Brice ese ubundi Jamie ufana nde birase ko ibigiyo bigiye fana nde mu bijyanye n'umuziki ako kuntu zitari kukureba ntago ari gusa ese ubundi muvuye tuvuye twakomeretse fana nde se fana Nyarudindi uriya musa nararenze nuko abantu babona umuntu mukamuseka akora mbere akora borozi yes no akora borozi ibaze ko abyina nka Kevin Kade bose baritero bakitura hasi uzi kwitera ukikubita hasi nori ako kare akabona urara kaje Kentus Kevin ndagaba haje Kentus kana kumpa kare akani zita oya nuko ndetse nabona Kevin Kade no kwitubita ngo kubita boom akabaye kubise cyane zitanyere ngeze mukurikira mu video y'ukuntu ngiye bunumiwe ariko zo yemo Nyarudindi ngate niba ko byina Kevin Kade dore ko ngira amagambo ubundi nkura muniga njye hari ibintu njye mbona ku social media ngo nabiyasikije Nyarudindi yaje ati arya ndamuzanye ni Niba afanaga roza muhanda niyo mwirene ni Manibu bwa mbere mubona nabonye kwa Irene abantu babona birasikije none undi afana roza muhanda n'abaranahuye icyo gihe none yari ari hejuru ubuzima bwe bwari buhindutse aririmba nabi ntihera Bwana tukufuna ngufu sinzi ko ndaririmba nabi Nyarubwana Mberubwana bibaze kuba ngo kwindi Bwana ko Mberubwana ngera mbere biriseye ko ndamuka yakamwana ngo ni Nyakabwana ari umwana avuze ngo yakamwana ngo ni Nyakabwana yaramwishe ntabwo ruriye se Nyarudindi wapi ntabwo ruriye nundi ufata bora akazihinduramo izindi uriya nundi bora kuzinduramo izindi gute byumva ubwo nguko kandi ubyakire Jamila n'ubwo ntabwo muzumvikana rega Jamila dutwaza igitugu urabinsobanurira cyangwa ukabirika pana kugira ngo byumve emera ukigendereho cyangwa ubireke turi muri Kongo se turi muri Kongo Jamila wajye wumvira zita yegora bagori mugandukira abagabo banyu uri umugabo wanyu uri umugore wawe mu gihe cyose ntaragira uwo nemeza mvuge ngo n'uyu uretse uramushyira nyine mu diaspora turi gukundana ariko nabishobora guhinduka nkagize gutya uzi njyaba mfite diaspora menye izawe sheri Jamila zitanabwa mwemera ratari bogare yangura ese uravuze ngo Jamila ntiwamwemera kandi disi Jamila hari abati bamukunda zitajeje urwo rukundo barukundi ibindi zitanakwinze wivuga uzi ko zitamana zita ni gute wagucecekesha zitambaba nanjye wabonye ko nacecetse sana ntabwo ariko ni mu rukundo gucya mwumva mwacecekeshanye mu rukundo kabisa zitambaba nanjye dore nahomyeho ariko mfite amakuru Jamila ngomba kuzatangaza hano zita nukuri kwa ndakugurira ariko uyambwire oya aya makuru nukuri ushaka aya makuru abakunzi bawe cyangwa abafana batabyishimira ariko nukuri ndayafite pe
ushaka n'ubundi ndakugurira indangamirwa umbwire oya mbwira zitambaye utabivuga ndakwiye ariko nukuri ndumva sinzi ko ndaguha 2 keretse n'uyamuha ndi kureba ndaguha 2 ni make ntabwo n'umuhinde ntagikorera 2 oya ngira amafaranga turi kubintu biza kuvamo njyewe rwose abanza yaguhe ndi kureba telefone arayifite aho ngaho imbere sabiri yabari make nabi yaba ruswa kandi ruswa aracitse zitamana utabivuga mbabarira pe mbabarira kutuntu twikorera nkende se nangaye nkende nangaye naminseke nangaye tukizuna naguze no tiro duguse inseke ni 5 inseke nangaye ari make nkuko byari kuri amakuru ako nari zitareka nko 3,800 nese ko nta modoka ngira ashaka nyaguha ngo mbikira ibanga nkataha na migu ataha ibigwe ari muri babandi bajya gutaha ngo iwacu naho netse nuko bigenze umukanda wandi kwishaza umuntu ugera nkaho naraka sinzi reka dukomeze ariko ntabwo nizeye ko turangiza nkabifuza ese zita okay cyangwa se Jamila mwakira mute kubona abantu muri iminsi bari gukora ibyaha bari gutrendinga nyine bagakora nk'ibyaha bakabafunga ibyaha biri dufate nka za Heineken reka mbere kuri Jamila kwanza ntabwo abonye mukobwa se ukuntu byagenze arakazi ni wakamaye nta sura ye nabonye ni wakamaye ka video okay reka dufate ko nyine wabonye ibyo Heineken yakoze nabonye icupa rya Heineken hari ibintu bari kurikoresha ko ntabwo nabonye noneho reka mvuge ngo bano bantu none bari gukora ibyaha sibyo bikarangira babafunze Jami ubyakira ute ese bari abandi bari kumwe baba nabafatanya cyaha bafite nabo nyine bari muri crew nyine yabo nise barafunze kuko crew yabo yari muri Chigang barafunze barafunzwe biga byiza nkamumva murezi ngereka nkubwiye ko bafunga wenda sinzi ko leta nyine bigira gusa njye mba numva bakwiye kuganirizwa kandi none se shatami urumva kuganirizwa hari igihe nyine mu byo baba bakoze harimo ibyaha kuko nawe urumvaga gushyira agapipi kawe hanze ubundi nubwo barakawe ariko ntabwo barakawe buriya nibwo nahise mbona yuko uba ufite icyangombwa cyawe nubundi ntabwo Jamila afite ukuntu ari kubisasira nkaho nawe ari umufatanyabikorwa ahubwo ababishinzwe bakugendere hafi oya uri kumva biriya bintu byanyeretse yuko ufite icyangombwa cyane ariko mu by'ukuri ntagomba kugikoresha uko nishaka oya gikoresha uko ushaka si cyangwa se n'ikibona oya ntabwo ugomba kugikoresha uko ushaka kandi ari iki no kuri passport handitseho n'uko uyifite ntabwo ari iyawe n'indangamuntu burasi yawe passport yose yana mu Rusiya ni iby'igihugu ariko cyo ni icyawe uko niyo nacyo ni icyangombwa sheri ni icyangombwa kindanga ese icyangombwa uri kuvuga ni iki icyangombwa uri kuvuga ni iki icyangombwa cy'nyine gishobora kuranga ko ari umugabo cyangwa ni icyo nyine nicyo ndi kuvuga ntabwo ngomba gukoresha icyo cyangombwa uko njye mbitekereza tu ariko ntabwo nzi ko abantu bafunzwe mbese byari ngombwa nyine ko urumva hari abantu benshi bavuze urumva uriya bari abakobwa bararenganye sirituemerine wenda bikoze kuriya yagambaniwe se cyangwa iki n'ibiki gusa ndabizi ubutabera nyine buzagira icyo bukora ahubwo Merine bakwiye no kumubabara bakamuganiriza abandi ahubwo numvise nyina ari kurira ara umugore baravuze ngo ntago ari nyina asoma mama we yajya kuri kamera bro simbizi numvise amajwi njye ntabwo nabonye amashusho numvise amajwi ari gutaka bavuga ngo bamubarire ngo nawe ngo hari ibyo afasha abana b'igihugu ibintu nk'ibyo nyine sinzi ibyo afasha abana byari byo ariko ari gusaba imbabazi ngiye ku ruhare rwanjye ndashimira byimazeyo umuntu wafashe umwanzuro wo gukomeza kuba ari abantu bava mu maboko y'umuryango wabo cyangwa yabo bwite bakajya mu maboko atari ayabo yagize neza yakoze neza Imana izamumugisha ku bwabo zita ari mushiki wawe wakwemera ko afungwa cyane wowe ushobora kurukurira muri angle yo gufungwa nyine gufungwa kubw'ubuzima bwo gufungwa twese bize ntabwo binezerwe ariko uriya muntu byari bikwiye ko afungwa kuko mu gihe bari kumureka igisebo gishobora no gutuma yita mu mugozi ariko uyu munsi wa none aho aratuje ari kuganirizwa ari kwicuza arimo aratekereza ku byo yakoze yego kandi rega azasohoka hano ibintu byarapfuye uriya ni umuntu utekereza ku iterambere rye bwite uvuga ngo uyu munsi ndajya guhura na runaka ukomeye undusha amaboko turi ibyo tuganira nyunganire
tuzamuke yego so rero kari akantu konyine kuba yarabonye gafitwe n'umwe babiri batatu bane batanu birakwiye ko yicara akavuga ngo ahazaza hanjye harabuze harangiritse ngo manga kwa runaka mubwira iki yego gahunda nari mfite bigenze bite akaba yafata n'umuti akiyahura yego ibyo ndabyemera rero turashimira inzego zibifite mu nshingano ko bazaramujyanye hariya tutitaye ko zigiye kumuhana ahubwo zimuhaye umwanya wo kwitekerezaho ko nakubwiza ukuri niyo bamurekura aho bari kumubwira ati ibyo yakoze ni amakosa ariko ntabwo hanye no gutakaza ubuzima biriya bibaho ikosa rirakosoka igihano cyabyo ni iki niba mukubita n'amezi 6 no kugira ngo bamurinde sosiyete yo kumwanjama akazagaruka bisa n'ibyibagiranye bisa n'ibyarangiye ubuzima bugakomeza kuruta uko bari kumureka hano akiyahura kubw'igisebo ni ikintu kibi cyane erega leta ni umubyeyi itandukanye nanjye nawe leta ni umubyeyi cyane kabisa erega leta niwe nanjye oya hari itandukaniro leta ni wowe leta ni njyewe leta ni twese ariko oya ibyo reka tubyumve ko leta ari abaturage turi abaturage yego nyine ariko ikintu ndi kuvuga niba ari abantu baba babishinzwe none se njye duhuye namureba nkanamufata video nkahita nyikohereza ngo dore turahuye ariko se namukura bariya n'imboni za rubanda bariya ese Jamie ubona tuzashaka bande mwa hari abakobwa benshi ibyo ntabwo ari ikibazo ubu se uba uri kubeshya yamukuye Jamie ushaka ko ndi kumubeshya yego reka na screenshot cyangwa amafoto ndabizi inshuti ubu nujye wemera ko aha turi ari ku isi yego hari ukuntu yagerageze kudukora ibintu bijyanye ibiki se kandi n'ibiboro bya religieuse nagiye kubona umva ngo wasiwe ugushije ishyano kubera ko rushoferi yageze ku isi ubwo rero nta marayika tuzabona hano ntekereza ko abantu twese turi kuri iyi si singiro nkomeretse turi abanyamabara tukarushana uburyo bwo kuyakavaringa byo byonyine biriya bintu utabibona ngo ubone ko ari ukuntu burarirwa yateye inkunga umuntu ariko ngo turi fake mwana i Kigali ute ko ahantu bajya kwifashisha video urumva wowe ute ko umuntu asiga yogati iryohereye iri buhaze mu nda ye akajya kunywa icyuma kimusindisha kubita impanga muri borodire ahubwo ngiye biriya bintu bituma numva nk'umuntu ninde muri mwe gusinanye na rumaga turaziranye numva nshaka kuganira nawe ajya gukora niba ari igisigo niba ari cyitwa ngo umugore sumu kubyubona oya mubaze n'ubundi ndabizi message iramugeraho umugore sumu uzi ko umugore ataba umuntu gute se ntabwo mani ntabwo ese twese ntituva amaraso rero ntabwo amenya mani ikintu kidushimisha oya se biri seriye twara kurya amafaranga yacu ushaka twarabamenye zitafite amafaranga reba ukuntu ahindukiye aramubisura cyitwa amafaranga zitafite amafaranga reba ukuntu agashyi mwikubitishije ubisa ukabona ako ngako ni bagatsenyera umukobwa tumena amafaranga kuvuga ntafite bomba bakubarikira ko yamakana nese Jamie wa mugani bivuze mbitekerezaho wa mugani mu buresumu buriya nka biriya bintu twabonye usko bitekerejeho nkabona si umuntu bikubitiraho biriya twabonye bigakubitiraho n'ibindi kwitekerezaho nk'ibiki ukahita ubona ukavuga si ubundi ubu ndi umuntu cyangwa mbaho cyangwa nk'ibiki wise bitekerezaho gusa njye reka mbabwire mutabyumva wenda ko ari Jamila nyine ubivuze niba azajya bavuga ngo fear women mujye mubyumva nk'ukuri hari abatabyumva nkanjye fear women njyewe amatwi yanjye arimo urupfu ndabikubwiye ndi inshuti yawe ubu ngiye mpita nibaza wa mugani muremwe mute biratangaje tu natwe ubwacu ntabwo tubyumva umugore ni ikiremwa gitangaje bro nureba umugore uzajya umutinya ibyo bintu tuzabaza mwana funza tubwire turemangingo two mu miliyari abageze njyewe ndakubwiye ngo iyo noneho biriya bintu bikiba n'ibindi utekereza nahise mvuge se rumaga Magariga ni umusaza nawe ngana na ba Leandre ntago rweje ubundi utekereza biriya bintu ufite rero Leandre ngo yajyaga kwa zita bagahita bohereza kuryama ariko ukuntu wabwira ngo kuryama saa sita zirageze mugaragara amadirishya mwakwiye turito kubona Leandre tonto Leandre shabona muyuwa none do
ariko murambeshye ubundi imyaka ni poa gukura none age is just a number. Reba ukuntu mumeze wagira ngo uyu ni grand frère niwe grand frère n'ubundi no uziliandire kera ari abantu namenyesha ko ikiganiro nimukomeza kumvuga ndagikupa niba wantumye ngo tuganire reka tuganire ufite kugikupa kuko uri kubibaza ibintu ushaka reka nimvuge basi kutuntu ushaka dukeye kupa turagera ibu sibyo rata dushayisi ubu ni niwe wanjye gikupa wajyandire mukuru ahubwo rya uzashaka umugore ryari murishobora ko ntamufite wowe wamugane ariko ukuntu yigeze kudukora amande ibizgane turi aha ngaha turazamukana gake ngo turi kuganira se ntabwo byibuka ndabizi mana ngaho mugire ibanga dukomeze ikiganiro ese turi komeza kugira ibintu byinshi numva rero gusoza ikiganiro ntavuzeho yavuze ngo mvugesha mubanzo Jami ubushize turimo tuganira warambwiye ngo ngiye ngo ntabwo nemera kubona umukobwa ngo umujama yamuteye inda yarangiza ngo agataza ngo urumva ngo naraguhaye ngo none ngo dore havuyemo inda bla 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 urabati ngiye ntabwo nemera umukobwa ko ngo yahaye umutipe si wabimbwiye yego ibyo bintu bisobanura ute ubundi se naguhaye ese wamugane se ko mwahindutse ako so abakobwa ntimusaba ndabazi basaba agasaba iki n'izina ry'Imana ntabwo nzamugora ndabivuze nese Jami ku buryo wasaba umujama se nta bintu birenze rega birimo aya nawe reka nkubwire ibyo bintu bimeze nk'uko ngewe biba biri kumbabaza njye nkanjye kubona nk'iriya boro iherutse kuba yorambebe wo muri Mackenzie yego kuvuga ngo ariko nawe ubuzana ibintu rero nk'ibya Mackenzie nyine mbizane kuko bya Kate bigaruye gute byarambabaje tu byugutese kubazana uri Kate ikintu cyambabaje ntago byambaje kuko ari Kate kuko sinziranye nawe nyine ikintu cyambabaje ni ukuvuga ngo muri 2025 uyu mwaka turimo ikinyejana tugezemo umukobwa arakicara kumva ko kuko umuhungu yamuryamyeho bisobanuye ko amukunda none se ubundi yabimubeshyese umubiri wawe ufite ikibazo wanjye ufite ikibazo tugufashanya bro oya noneho reka nkubwire rega abahungu ntago bakibeshya urukundo reya ahubwo umukobwa aragenda akabyuka mu gitondo agashyira ibintu mu mutwe we kubera ko ngura muhunga aryamaho ngo arankunda who say that uruva umukobwa nibuka neza ukuntu yaravuze ngo uyu mutipe ngo nta mukobwa atazi Kigali ntubifite ariko nanjye ndumva mbifite aravuga ngo nta mukobwa ngo atazi Kigali ngo ikindi ngo atuye aranye n'abana hana atuye ngo ikindi cya kabiri ngo yamusuye ngo nari ngufata imbwa ye abakobwa bose imbwa ze ngo barazigendesha yabonye ugendesha imbwa ye neza kubarusha Sejamika kanya kwisuinduka ngo this guy ngo has fucked ngo pretty much every girl in Kigali none si niyo muhungu wenyine ufakinze abakobwa benshi Kigali none se yigeze kugeraho ntago yangeze harika abahunguza ibintu bakoze Kigali ayaya usanga muhuriye ku muhungu muri abakobwa nkasa mugiye munaziranye mutabizi ko mwamuhuriye ariko natwe tubahuriraho ibyo nyine reka tubyubahe sibyo wamfashije ko umubiri warumereye nabi nagufashije ntiwigeze watuza akanwa kawe ngo mbwire ngo Jamila ndagukunda ariko ari umujama ashaka kubeshya ko gukunda kugira ngo nyine umuhe abahungu bakibikora muri kinyejana niba ubikora ubumuga hari igihe ubeshya nyine ngo nta muhungu ugikora ibyo bintu ngo nguki arantotse pe niyumvisemo Jamika aka kanya bigenze bite ndarakaye urafashwe n'iki none urumva niba umukobwa wamugani bana nabonanye wenda bagakora ibyo bakora umukobwa akose si ishyari buriya ni ishyari sheri noneho wasanga bari na friends with benefits atari no kuvuga ngo ahubwo yanabatagamo niyo makuru mfite umuhungu anamuhana uduceri bro uri kumva ibi ngibi ni kwa kundi uba ubona wenda nk'umubire afite ibiceri sibyo noneho ukabona akuryamye umunsi ejo arongeye akantu ko kumuryama nuko njye nabitekereje nuko njye nabitwe ko ibi bintu akuye message warayisomye akantu ko kumuryama urimo kumva ute iyi comment warayisomye rero narayisomye yose urayirangiza urongera urayisomye yego narayisomye irimo ishyari n'umutima mubi uyu muntu urumva niba wenda mwana naryamanye ni ngombwa kuza kwangiza ubukwe bw'abandi nyine se erega niyo umuntu yahise hari abantu rero ikintu batari kumva iyi nkweto atari yawe ntabwo iba ari iyawe niyo wayisodekamo wa
noneho bigerekaho ko hari n'akantu bamwe ati n'akanimfu ni gato abandi ati irahagije none bibaze kujya gushyira hanze guriya video nese wumvaga ari bumwange wumvaga bibugende uzi couple zibanye hano tuziranye kandi byagenze kuriya nyine hari abantu babumva sinzi ako zita ibaze nk'ungu ubyutse mu gitondo ugasanga gahunda yawe iri hanze igihe ariko umwe mu bakobwa bagera iwanjye bakubwira mfite akantu k'agapuberi cyangwa utuntu tw'igikapu ukinjira iwanjye telefone ishyiramo aho ngaho kereka niba isuku yawe ifotora ngo example gafatira n'inkozi zishyiramo mu gapuberi utushyiramo aho nzaba mfashwa kuki utagira akabati cyangwa nyine ahandi hantu hari safe ya puberi kandi karahenze kandi bavuze ko utaba amafaranga ufite amafaranga yo kugura utubati se two kubika amatelefone y'abakobwa uya ushobora no kuyishyira n'ahandi kubera ko bari bakiya nubwo uretse kugura akabati ariko rero ikintu gihari umuntu wa commenting iriya borope wigaye ntabwo wakoze rwose ariko abandi baranavuze ati ariko nibyo ati kuba yarabivuze biriya nibyo noneho hahita haza inkonkobotsi y'umuhungu naho birakomentinze ngo nudes ngo zurambe ngo nawe zirahari ubwo se ushatse kugaragaza gake none se niba zihari erega kuba zihari ariko n'ukuntu kuba umusitari bivuga nyine kuba zihari ntabwo bivuze ngo urazereka umuntu ngo amwange nese undi uri kumwereka ibyo atazi biravuna cyangwa biragoranye kuko urumva deja dufate nka Emeline yaza kuba atari umusitari wenda Ben atarakoze kwishanga ntitumenye biriya ntabwo byari kubaho bari kubahana nk'abandi banyarwanda bose ariko ntibyari gutizwa umurindi ko byagenze ntabwo yari kugira igisebo gikuru nk'icyo afite ubu ngubu byari guhanwa nk'abandi kuko abakobwa bandi batatu nabo bigeze muri covid bigeze kugaragaza ubwambure bwabo barafunguwe babakata imyaka 2 barafunguwe deja ntabwo nibuka amazina yabo bivuze ngo rero kuba umustar nyine mu Rwanda biragoye kuko nka Jamila gusa ari hose mani ifite izina rizwi ikintu cyose ukoze niyo usitaye ukago barayivuga cyakora hari boro uriya mugore witwa Priyanka Chopra Sumuzi hari interview nawe yari kuvuga ngo yigeze kugwa ari kuzamuka kuri red carpet abakameramani bose bamanura kamera amavideo bafashe barayasiba none yavuze ngo ni ibya kera ategereje ko hari video yazabona ye arayibura nyine ari kuvuga ngo nibaze impamvu abantu bampishiriye icyo gihe bamuhishiriye ariko ubu ntekereza ko twagombye gusigasira abantu bacu urumva niba Jamila niba uri kumwe n'umukobwa mugenzi wawe wenda mugakora amabara hariya mu kanya gato murashwanye agahita bizana ntekereza ko nta butwari burimo ngewe n'izi saha ntagomba ndi gukurura ikintu cyanshwanisha n'umuntu bigatuma nsohora amavideo ariko ngo ni inshuti zabo zayasohoye nge ntabwo nyine ndi kumva ikintu umuntu akoreye privacy y'umuntu man none ibaze kumwangiriza ubuzima uzi ko biriya bintu nta hantu bizajya ni ukubana nabyo ubuzima bwawe bwose nta hantu biteze kujya yego rero sindi kumva niyo twaba twashwanye nakureka nyine ukagenda noneho abakobwa duhora dushwana ntabwo inshuti tuba dufite duhorana nazo tumuhora mushwana babonye indi mwamenyanye mwashyushye ahubwo uranyibukije Jami wa muntu byagenze bite wa wundi mwari muri kumwe hari umuntu wanyeretse uramwe ati ubu none umeze neza ikibazo nawe unyereka benshi ni umukobwa ni umuhungu ni umuhungu nyine yego sinawe ko ndisinguye umwanya turisingo twaza niba turishimye turabashaka mu bijyanye mu byerekeranye n'iki turekeranye n'inkundo za hato na hato ukuntu muri kurana nk'abantu bakundana ngo yiragasuzuguro uzwo ndi kundebera muri kiriya gihe bicere cyo yibye muri kiriya gihe yibye aravuga urakumva kuva natanze igitekerezo amanete urakumva ukumva ngo baranyibye ngo byari bikomeye ntabwo bishoboka rwose baramishayishaga reka sinayishashaga nyina yibye bandeba ndayambara Dami nkungu bakubwiye mbonye ifoto ya Nzovu mitanekereza nkungu wisanzwe uri gukundana na Nzovu dukundana mu bijyanye mugakundana tunyine ku buryo mushana kubana hari icyo se so umugabo ariko shaziranki bamukubita naye nazanze muhata kabisa shakuna naye ndege bore ya Nzovu shabira nambabaza shase kuki bamukubita amazi no nawe ni nyirakazi hamagarira ahora yagaza intare ngo ashimana we
ese wari just atiyanye kuki nzova akora birabi ntago ndahira ubwo uhise utuma njya kuyireba inshuro nge maze kuyireba nzigira umubare yakoze ibiki bigira nzovu sinzi ukuntu bigenda bakamukubisa inki man nzovu ariko hari umuntu uberwa no gukubitwa oya sha nzovu baramukubita cyane mari bagakara ariko nayo akaba aramukubita oya nzovu ntawe utamukubita nicyo kibazo cyane uko bose bamusumba nanjye n'umutumire uzambwirize n'ikubitire reba mbona bari gukubita ikigo giwowe cyarabivuze none ikibyimbye warabivuze nasubira ngenda kwica no kwinda kwinca biza n'ingwino no ibaze ko mbona n'icyo n'agatube ka plastique bikomeza ikiganiro mwana oya ivuze tarangiye nta muntu oya dukomeze ikiganiro wadukomeza ikiganiro tugamije ese mwana mwaretse nkabashingira ko mbona muberanye ndimo ndabirebera hano ukuri kamera rwose nkabona ebana ni mawe turaberanye kubyara umwana usa n'izi rinete yambaye ariko Jamila ntabwo wazamushobora nta mushobora ututuro twese twananira twikora ya afite uturo dukeya cyane mbere na mbere ngendezwa n'ubusa zituramutse umubise cyo kwamba iyo ngingo yavuye ngo najya gutimbura ukarira ukuri ariko umugore nurira oyi ingingo yo kurizwa n'ubusa naho muri ntabwo byagaruka najya mutimbura akaririra ukuri ariko baravuga ngo umugore nurira umugore nutaka ntabwo arurira icyo kirakemutse icya kabiri oya uretse muranshonje nujwanye udahaze ntabwo uzabuje guhagira iwanjye shangiye muranshonje kandi azaba agiye mu rwe muranshonje iyo ni ingingo zose zisigaye ushyireho ngo muranshonje ntabwo ari ibyo ntabwo byakunda ubuze ukuntu umeze ndi kubira icyuya kubera inzara mufashe nawe ushaka gutaha ariko zita ko watatse Sky2 buriya nakwataka ntamvugaho ibijyanye n'ukuri nta kibazo kirimo buriya araje nawe kwata ntuzi yakoze umuntu arya yakoze indi boro yitwa ngo kuri diswari ariko nawe ayifate nawe ayifate Sky2 y'umugarura twiganirira ibindi mpa urutonde rw'abaraperi batanu byibura uvuga uti those are my favorite artists especially muri hip hop kubera icyo mbaje muri hip hop gusa nuko nawe uri umuhanzi wa hip hop umuraperi ikintu kibyica abanyamakuru mutangira gufata umuziki mukawuremamo amazu oya ntago ari amazu bakaba mbaze basa abahanzi nkunda none se kankubwire ntibakora Toyota ariko bagakora marke zitandukanye none se Toyota ni brand ariko haba ushaka kuba uri brand y'umuziki ariko ukaba uri Toyota cyangwa se uri Hyundai cyangwa se uri nese abaraperi muvuga ko banavanga n'injyana bagashyiramo n'utundi tu afrobeat kuki mukomeza kugumisha aho ngaho bombe yazatanga sibyo bakora afrobeat okay ngaho nk'abahanzi batanu bibihe byose abahanzi batanu bihe byose uwa mbere bamwita El Gringo Bandana Mili Bandana Mpozenzi Mayiringa ngo bantu ni bandi ntabwo wamenye yitwa Green P bamwita ikinege cya hip hop urumva ukivuga ngo hip hop mu Rwanda mbakubwira ikinege uno wa mbere wa kabiri agakurikiraho umuvandimwe we Ben kabisa uzi ukuntu arebye why are you gay ntabwo ndi umugeri reka nkubwire ikintu kimwe njyewe ndi umwana niga muri primaire nagendaga ku ishuri mugakabutura ka kaki ugenda mu ishyamba utazuko urumva ibyo bintu ariko ndi umwana aho nangiye kubera umuhasira numvuga ngo ndi umuniga nari ndi muri za kwicuma hejuru yongiye nzike tibiri ndetse rakomeza ashaje itari kwigira umwana muto muri primaire twagiye uwa gatatu tumaze kubona babiri wa gatatu bamwita Mr. Mabano ntimubimbaze urayizi yitwa Mr. Kagame ntiza urayizi tumaze kubona batatu uwa kane bamwita The Bruce Melody uwa gatanu bamwita Budi o Daboji ijisho ry'uruvu batanu banjye babonetse muri abo bose uziko njye nabasha kuvuga muri abo bose ariko habura gumwe mushyiriho ntaribi iyi ntaribi bamwita Bad Boy Igisimba Igor muri abo bahanzi bose babagushyiriye hariya barakubwiye ngo muri aba bahanzi ugiye guhitamo umwe uguha collab wahitamo undi
umwe umpa collab yego muri bose sinahitamo green p kabisa sinahitamo green kabisa green muvandimwe ariko uziko kera nigeze kwita black p buri abantu banzi kera nitwaga black p niswe black p kubera urukundo rwa green yo ariko niyo munsi muracyari inshuti ni munsi bacyari inshuti kabisa ariko yagutayemo ntiwamaho yagutayemo ntiwamaho nitwo ko ari iminsi mikuru yarampaye hari abantu bagiye gutamo ntiwamaho ese rero ngiye nshaka zitatubwira ku ndirimbo ye aherutse gusohora ya ndirimbo ni agahinda namucyera umuvandimwe naduhe akapera yumvishe ndongera yisubira ndavuga ese none naduhe akapera ya ndirimbo rero iyo muyinyukije amarira azenga mu maso nkiyumva nahise mpamagara Leandre ndabeshye nabo bazitameze neza yarababajwe iriya ndirimbo iyo nyumvise indirimbo ya yamana ndamutekereza amarira kuzura amaso ngatubwira inspiration ngo mfite umuvandimwe ntari buvugire hano wampemukiye ndamupresenta kwa undi upresenta umuntu ngo ni chéri ni cousine ni cousin iki n'iki bagahura nambwira we ngo twishimiye guhura nawe bafasha akanimero kiwe baravugana hashize igihe umuvandimwe ata telefone arongera yibona nambwira se uracyari kumwe n'uwo mukobwa yego ko cyane murakundana yego atura mwana aragufera nanjye nk'umuhungu kuri confidence ziri hejuru ati niyo mwaza muri mwebwe 15 ntabwo wantwara uriya mwana naramufatishije ibintu byose n'iki abantu ati mpa nimero twiri nk'abantu nka 5 gutyo namwe ati mwese mufate nimero uzamutwara sinzarira ati kubera ko ndiyizeye undi mujene wese byamubaho leya we ntibyakubaho byambaho ubwo natanze akanimero uko witangiye nimero nitangiye nimero muvandimwe yitwaza icyari cyo akajya agenda ambwira ngo urumva ndi mu brother wa Zita ndashaka kurya agafoto nfotora neza ni photographe byarangiye rero bagende muri monde y'amafoto irangira nkuyeho ariko nutse ko ari bitangiye nimero ndavuga ati agahinda kabe gake kabisa komera ariko Imana yamfashije yahise incumbushe ngo bituma umuntu uri hakurya iyo ngaturirimbira ukanda n'akanyenyeri gira twagiye kuri akapera duhita dusoza mu kanya yo reka nibuke arya kanyine ndimo ndaguhypinga ndahypinza ariko wa uhese sha twagiye mbabwira twiganya abanza nayisumbuye nitwarikana ubwo urukundo rwari uburyohe inshuti n'abavandimwe badushyigikiye namuhaye icyizere gikomeye kuko numvaga ko na wa muntwara yaneye icumu ku mutima ubu sinkijya sinkiryama ninjye uwita ngiye nimero ngo nere kane ko nkunda by'ukuri none dore aragiye abonye undi nuko byagenze muracyavugana inshuti z'Imana mureke dukomezanye hanze ahangaha abantu babana n'ibikomere n'uzajya ubona Zita uzajya umukomeza akabana hamwe n'afite ibikomere niba uri umukobwa rwose uzajya umuba hafi ntabwo mbana n'ibikomere ndibana mba ngiye muri ghetto kandi kugusanga kwa kuba hafi nganye imbere ntabwo uri ushaka kunshinja ibintu by'ibikomere ugeze iwawe usanga ari igikomere tubana ibikomere ko biri mu ntambara ariko kubera pfiriya yewe niba habaho umuntu wananiye kumumenyera ntabwo ngorane banyarwandakazi umukobwa ntaniranye namwe ndi inshuti yanyu murabizi kuvuga ko ntashobotse rero kunteranya n'abanyarwanda ntabwo nigeze kuvuga turetse kubeshya urashobotse nubwo nshobotse ahubwo ndashobotse cyane shazita ntabwo ushobotse tureke kubivugaho cyane ariko ntabwo ushobotse sinaretse inzoga ntubizi sinaretse inzoga none abantu banywa inzoga bagutwaye ndetse abantu bose banywa inzoga niko badashobotse umuntu w'inzoga ntabwo bashobotse ntihari abantu bajyana muri leta bagasanga ngo barasinze ahubwo mu kanya mbonye inkuru uribuka wa mutipe akavideo kasirikiye ku mbuga nkoranyambaga polisi iri kumwirukaho yanze guhagarara ngo bamupimye basanga harimo n'akawidi yari yanyoye ariko harimo n'akamogi ubushize naravuze ngo abana bantu batwara mwe na bamwe mu gihugu bapima mureko batanye n'akamogi ahubwo leta izafata abaturage twese dupima ushobora gusanga wowe none bagusangamo rwinshi cyane bavangura irondo n'ibisaha mureke ngiye mbabwira akantu kamwe mu minsi yashize imyaka navuze nasomaga ku gacupa ariko bitari too much umunsi umwe
umunsi wari unahaririga we Leandre abajama baramira tumusaza rero Zita tuje mu rugo iwawe ndakumenyesha ko iki kiganiro cyarangiye wegeye gusangira muri abantu experience tumva ku isoko asore yandre kiyo dashaka ko tumuvuga ndakumenyesha ko ngiye kubagiye kwivugira ibyanjye ngo kuba yari ahari n'icyo kibazo ndakumenyesha ko ikiganiro cyarangiye Jami mwakoze kuza abajama bicaraho mwana kamera nawe ikubye kamera barasharinga mwine byo atipa avuga ati ufitemo agacumi rikatunga ubwenge bwanjye bukeya bwari buri hafi ya ntabwo icyo gihe kuko ikiganiro cyarangiye nta bibi ubwo turasomye gucupa mba ndebye Leandre mba ndeba n'abandi bicaye n'abatari batipa bashaka kunsindisha reka giye mite mbacomoka nitaye njye kuryama ejo mfite akazi kandi bari wanjye babatipe rero nawe ngifata akamatuma n'iminota 15 telefone ya Leandre Zita bite ati ni po uri atashati wabyihorera yeza agune byo mfite akazi saa mwanda ndi ngeze ku kazi uri kunyosha ndare mu kabari nditengiye kuryama ubwo atabere zindi mu cyitwa Bertrand ndi tivugana na Zita byari kuzana blague Zita bite ni po uri ese oya man ngeje mfite akazi reka ngiye kuryama nduhuke batangira kubazanya Zita giye kurara kwa hanze giye kurara kwa hanze byari byancanze gusa nibaze kumubwo uswingi kurya uvuga ati reka nanjye kuryama waramweze bararuka kuko nibuka kandi nsize abantu mu rugo iwanjye muri Salomon ubwo nanjye rero wahisemo kwituzireka nahisemo guhita ndika inzoga n'abati nzajya nkora ndi majabu ariko inzoga nanze kusangiza abantu story yawe sizanjye nyine wakoze kubikura kuri kamera ariko ga story none abantu bazi ko ntigeze inzoga kuva nabahuriye ariko ku kami nyine nanze kukabwira abantu nibanga ryanjye mbabwiye nk'abavandimwe banjye Zita no iyi story ya mbere umva mubwire ndi ya kabiri rero nigeze gutana icyana tu mwebye abahungu uvuga ati ndakibonye ariko cyane ntabwo nari nkizeye tu n'ubu turacyavuga kizagera no kwa kamera urumva badagicyuye tugeze home ndaba kino cyane ubwenge buraza gishobora kunyiba gishobora kunyiba ntabwo twe tuzira ibyana nyine kumura n'icyana mu kabari fabuze kwa vibe nacyo ngo ubucupa ndakigurira n'ikindi hitamo bagitegera ndetse n'akamodoka cyo gihe ahubwo ndarifuza imodoka turatashye tugeze muri ubwo bwenge buraha bati kino cyane gishobora kunyiba sinzira kubera ko iyo nabaga nasinze nararyamaga nkamara iminsi nk'itatu ariko gatanu umuganda sinzabyibagirwa ndafata agafunguzo kugenda mfata inkweto ya Air Force nari mfite negura tapi muri kweto mvuko narasindanye ubwenge kiramo agafunguzo ubwo noneho turaryama ucya mu gitondo bukeye reka rero ngo mufungurire ngo ataye iba yaramuze tubona icyo tumye mvuko ubundi nibyo nashatse agafunguzo ndakabona neze nawe yahise abona ko wabuze urufunguzo umukobwa nawe yabonye ko wabuze urije nyine urumva byageze biza kumbwira ariko sho ubundi wavuye mu rugi rute urabati nagiye kubika nagize imbaraga zimubwira ko kukizera igike nari mufitiye nabwo murabona buri bunyibe bose wabivuga ariko urumva nawe yarabibonye nabizi icyuya yarabibonye se mukuru nabizi icyuya ariko yagufasha kurushaka yaramfashe ubwo twemeye tunaye mu cyumba ndasasura ibiki n'ibiki ubwo ndimo ndakureba urimo uhenura muri salo uri gushaka munsi y'intebe he cyangwa cyambaye gusa ntabwo twe twambaye gusa nasi wagira ngo nari cyo nimariye kubera inzoga nari nasinze nagiye ndirangika ndasinziriye yagiye kunywa mbira tindataje nta n'ikintu nakoze ariko arayisha noneho uzi kubyuka mu gitondo kukaboxa kuri hangover nandi kwegura umutwe akazamuka amaguru ariko buriya Imana hari ikintu biri kurinda undi nzi iki ariko wasanga ako ntabwo ngiye kuvuga akoze undi ku kamera bayikuyeho wasanga cyari gifite n'amenyo 6 mu gifaransa Imana ikambwira ati mungu wanjye ndacyagufitiye urukundo komeza mbere namenyesha ko ibi byose nabifashe oya ntabwo nabikora rya namenyesha ko ibintu byose nabifashe abaneza abanyarwanda bazi ko nigeze ko kubyeri ariko ndabira kurebaga Jami turimo tugana ku musozo yabifashe ndagira ngo Zita ugiye kumbariza ikibazo kimwe Jamira icyo ari cyo cyose ushaka Jamira fate neza bakubaze ndakumenyesha ko ubungu ari ugezweho ku bantu ngo ese buriya wenda ko ubundi nibyo byiza nakahe gace kagaragarira buri wese ku mubiri wawe wanga utashobora guhisha ndakazi kanombe niba ariko avuga umutima ndiye uravugira se umutima nama cyangwa ye kwanga
n'ubu ati Rurema binaza kungisha inama yo ati gahindura ibyubu kagira nka Kade cyangwa kazita nshobora ako nashaka kuvuga niko kambangamiye cyane ariko nshobora kuvuga abantu bakabyumva nabi ariko ni tubiri nta kibazo kamwe nabi ayamenya rero ese ntuza kandi kwazo washobora kuzuza imyenda shazi tasuri ko ibintu biri kunkoresha nzakugendera Jamin ubwo nawe mwishyure usize tandamubaza yandramye guteranya abana cyangwa ko twarwanaga babwira ngo ufata umucango akawufata ukubita buryo ishyura inka zanjye ubwiye ko ngo ishyura zanjye umucamo ko kugazura njye ariko ya mama yata ubwo rero na Jamin nawe nakwishyure ubusa ndamubaza iki sikamukoresha rw'igihugu mubaze zitaharya ibisimbo cyangwa ufite shize ndamufite ndamubaza ibibazo bibiri sibyo nta kibazo what are you looking for in a woman I don't know English tell me Kinyarwanda kandi nsubira mu cyongereza nako konyine nzi ubuze ikibazo nabyo bagisubiza kuba kibazo gute musiyana niki warumuje ngo what are you looking what are you looking for in a woman nicyo ushaka mu mukobwa cyangwa se mu mudamu icyo umugabo atagira okay icya kabiri banza usome ku mazi mukunda ko umuntu ababeshya mbabwije ukuri banza usome ku mazi tumwe kutuza noneho ndatumaze ikibazo cya kabiri njye kumaza ikiragi arandasa noneho rokete twagiye kukibura nenda no kubireka kukimubaza simba hano kibarije wenda bigere ejo twagiye wakibuze katwisoreze ikiganiro we nande nimugere gutekereza icyo mbaza reka mbimubaza mubaze nuwuhe muntu w'umwari cyangwa igitsina gore n'iki gihugu cy'u Rwanda wumva ugize amahirwe mwahura n'iki wamusaba yafasha cyangwa yahindura muri sosiyete nyarwanda abagore cyangwa igitsina kuko icyo nyine byo ubona muri gote y'abagore n'abakobwa ni uwuhe bintu Jamila Analia okay uwo muntu ndamugusubiza ariko icyo namusaba ntabwo nakikubwira kubera yuko utari we siko mwarakaye umuntu umubwira ntacyo kandi ntabwo okay ntabwo ari umwe ni babiri hari first lady ariko icyabakeza no ko wakibaza kuko ushobora no kuzagira amahirwe wenda nka video ikazamugeraho imugezeho rero biranashobora ko nawe yanagisubiza ahubwo nshobora kugira amahirwe yakumva ko ntakimubajije akifuza ko ntakimubaza ushobora gusanga wenda bitewe n'imirimo mutashaka guhura icyo cyifuzo cyawe ni icyifuzo kidasengeye kandi icyifuzo oya guhura byo birashobora ko mwahura icyo ko ntari ibyo ngibyo umwe mu byihorere uri kubyumva ibyo kuba icyifuzo cya kidasengeye wowe byihorere undi wa kabiri ninde wabaza buriya njye hari undi muntu nkunda mani njye mba numva nifuza guhura nawe Sandrine Sheja Butera uriya mugore ndamukunda tu wow ndamukunda cyane she's very genius nyine mba numva mfite nk'ibibazo 10 namubaza ubwo nawe ari mu bantu wifuza kuzahura nabo ukamubaza okay reka twari ku musozo ikibazo mfite nakubaza wakibuze zita wowe aricyo wambaza se bwana mukuru uburyo wese yanga ko mubaza yambaza agende mubaze dusoze ikiganiro ushaka byose ndashaka umbwire intego
zawe muri 2025 muri kariyeri yawe y'umuziki. Izo zo ntazo reka musubirize. Izo zo ntazo nyine. Uri kumva muri 2025 itafari nyine ushaka gushyiraho ku muziki wawe rimeze nka gute? Rinshushanyirize niyumve niba ryuzuye cyangwa ari akondo gusa. Igipapuro n'ikaramu gushushanyiriza. Ntabyo ushoboye iyo urumva umuntu arapanga n'Imana igapanga. Kuko iki kibazo mbajije maze imyaka 10 mbivuga miga ariko ko mpanga umwana w'umuntu n'Imana igapanga ntibigerweho bikitwa kwirarira no kwihara. Nyagasana nshoboze imiziki nibaye ngayo nguko. None se ninde muntu ufatiraho nk'icyitegererezo mu buzima bwawe tureke mu Rwanda ahantu like kwisi hose ninde muntu ufatiraho nk'icyitegererezo ku bijyanye n'iki? Ibintu byose tu cyane ni papa Rwanda papa wacu kabisa. Zita Rimpi wavuze ko ari umuhanzi ukunda mu Rwanda kurenza abandi bantu bose ndetse ndabizi ko ari n'umuvandimwe wawe. Ni iki kintu umwigiraho nk'umuhanzi mugenzi wawe ariko nanone nk'inshuti yawe? Green afite umutima mwiza wo gufasha. Ikindi ntajya yiremereza. Yacu. Kuko urebye izina afite n'uburyo yiyoroshya ntago bihura. Ariko ujya kubona ukabona umuntu avuze izina ntanashatse kuvuga byinshi mu mezi 2 yonyine. Yaremereye kabisa mu ruguhuru ukabona ntashaka gukuramo agapfukamunwa rinete ukabona nyine yabaye intambara yagagaye. Ibyo nyine mbirebye nyine nkamureba ndabango muri urugendo rw'umuziki nzabe nkawe. Ariko ejo bundi yarabujije umuntu. Yarabujije Peter. Uriya siwe. Iriya ni injyana. Ubundi bavuga ko Jamila kusetsi baba. Injyana yoza roho. Nyumva mukivuga injyana y'ukuri. Navuze mara yo niyo bivuga ariko ibaze ko mubivuze dusoje iki. Kubera iki Jamila? Byanjye biraboro byaransegeje. Ariko nanone birano ni isomo nyine tujye tuvugisha ukuri umuntu akazajya azanga byuke mu gitondo. Kasenga kubwira ibintu nawe nurangiza urya imboga wange kuvuga ngo nuko ndi kuri kamera. Reka kuburyo yavuga ngo yicaye nk'umuntu udafite intuza bivuge ibyo bireka ukuri kuraryana nshuti. Okay, mwakoze kuza ntekereza ko abakunzi ba Ria Entertainment Zita ndashaka ko zadukora ibiganiro byinshi. Urahari cyangwa ntuhari? Kirekeranye n'iki? Byose entertainment n'ibindi byose rwose senguzi. Kuko ndabizi kuzi byinshi muri muziki ndetse no muri industry muri rusange. Ngo namakuru ki mu binyamakuru? Nta kibazo. Urabyemeye? Nshobora kuzaho nakenewe ngo nimba nkenewe nyine barabitubwira. Abo tubikorera. Okay. Ntacyo ubwo reka noneho ndahabaye ku bwabo kabisa. Ntaribi ibyo nta kibazo kabisa. Jami wakoze rero. Sikumfitisha za mwana. Ntabwo nakoze zari inshingano zanjye. Akoze goza ubwenge. Bashimire ngiwe rero. Zita wakoze. Nawe wakoze cyane. Jami ntabwo akabizo apana ikiganza. Dutuma sheri wanje nyanga we. Lo wanje. Anyanze kubera. Kandi Jami none abashaka bizo yo kumunwa gusa. Ngiye ngiye gusaba imbabazi mukandarira. Bizo yo kumunwa ni ya lo gusa nta wundi muntu nayo. Ngo lo yirirwa soma telefone nta nigitanga bizo kuri telefone ngo ndagukunda. Ako Jami nawe ugeze kwitanga. Turi ku. Yitanganye se ndiniga. Shanja mbona uriniga. Uvuga umuntu ko ari niga gute kutaramura umunsi wemere fasha umuntu mu ijosi. None wagiye ko ndi kumwe na Zita. Umva mwakoze kuza rero mwese. Batitire kunigana gute. Mwakoze kuza. Thank you guys for having us. Nizere ko namwe mumeze neza cyane abarebye ikiganiro ntekereza ko saa tubazana buri munsi nge nitwa Leandre ni mugabo nakoze subscribe ni utarayikora kandi uyikandaho ni by'agaciro ubundi uduteze imbere tujye tubana umunsi ku munsi. God bless our mood blessings. Turanze ntabwo tuzabikandaho. Sha kandi nabifashe nabyo. Ibyo nushaka kubifata. Ntabwo tuzakanya subscribe. Urumva na Sonic se yase wacu nta nubwo tuzajya